bakunzi bagira neza bigendere TV nkuko mubireba twasuye uyu mubyeyi uko niko twatangiye urugendo tujya gusura umukecuru utishoboye utabasha guhaguruka ngo agire ahantu ajya ngo ajye gushakisha imibereho ibyamutunga ahubwo atunzwe no kuba hari abantu bamugira impuhwe bakamuzanira ibyo kurya atunzwe muri makeya n'abagira neza nk'uko natwe twamumenye tukamutekerezaho twifuza kumusura ngaho nari mugezeho ndamusuhuza mubaza amakuru n'uko amerewe. Bavandimwe murabizi ubuzima hanze aha burakomeye, kubona umubyeyi ungana gutya w'imyaka hafi 90 yibana nta muntu babana, imibereho murumva ukuntu ibimeze biba bigoye. Mureke rero dufatanye dushyire hamwe tumufashe, kuko muraza kubyumva mu majwi arababwira ikibazo afite ndetse n'ibintu bimugora kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Hari ubwo arwara kwivuza bikaba ikibazo, hari n'ubwo n'ibyo kurya rwose bibura, abo bagira neza bakabura, hari n'ubwo rwose bigorana cyane kugira ngo abyuke. Ariko nk'umuryango ugira neza wigendere twamutekerejeho, turamusura, tuzana iby'Imana yaduhaye, turanamuganiriza, tumuba hafi kugira ngo twumve ikibazo cyangwa se icyo twamufasha kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza. Murabona ko kugira ngo yicare ni ukumufasha, ukamufata kugira ngo amanuke buke bukeya. Reka mbasangize ibyo twahasanze. Bigendere TV nkuko mubireba, uyu ni umubyeyi twasuye mu Bisizi, aha ni mu Bisizi nkuko mubireba. Ni umubyeyi uba muri iyi nzu bagiye bazuminga kuri kamera muri kureba. Ni inzu yatubwiye ko ifite ikibazo cyo kuba iyo imvura iguye amazi ashobora kugera no mu n'ahantu aryamye, ntago harimo matera, aryama ku bintu bitari matera. Tukagira ngo nk'abavandimwe abantu bazareba iyi video tuzashyire hamwe ubushobozi dusure uyu mubyeyi tumuzanire matera. Imana niduha n'ubushobozi bwinshi tumushakire n'amabati nkuko mubireba, harimo amabati ava, turaza kubibereka kuri kamera neza. Nicyo twagira ngo tubasabe nkuko mwamurebye rero, ubuvugizi n'ubwo ngubwo tubashije kubona ubushobozi bwo kugira ngo tumugurire matera ndetse n'amabati niyo yaba ngahe, ubushobozi bwose dufite tukaza kumusura, byaba ari ibintu byiza cyane. Reka twizere ko muzabyumva kandi mukadufasha tugafatanya namwe. Twifuje kuganira nawe kugira ngo tumubaze icyifuzo ndetse n'imbogamizi agira, turebe icyo twamufasha. Reka twumve icyo atubwira. Reka tuganire. Umeze ute? Yakonyewe. Wegereze kugira ngo umve. Acitse mu mugongo. Dore amakuru. Yes. Harimo umusonga kuri hano ukenda kunturitsa ukajya gupfa. Uba wumva ari ubuhe bufasha twagusabira? Twaje nk'umuryango wagira neza wigendere, twazanye twari dufite. Ni ikintu ubuhe bufasha wumva twaguhereza cyangwa se twagusabira bwabonetse bwihutira? Ubu na hano mu nzu akakabura kari kugwa kose kagwa hano mu nzu sinjyama basaka imvura ikagwa mu nzu, nkava hamwe nkajya ahandi, nkava hamwe nkajya. Ufite matera? Matera mfite irashaje, irashaje nayihawe na Roza kera. Ubwo ubufasha wifuza turamutse tubonye ubufasha ni ikibazo cy'uburyamiro, matera n'inzu kuba uryama imvura yagwa ikaba yakunyagira. Yego. Ubwo rero twari twaje nk'umuryango, uyu ni umuvandimwe, tuba mu muryango wagira neza wigendere. Ubwo rero dufasha aho bishoboka, aho dufitiye ubushobozi. Ntabwo turabona ubushobozi bwagutse ariko turagukorera ubuvugizi. Imana nidufasha ni ukuri tuzagaruka tugusure noneho birambuye. Yego, imigisha Imana izaduha. Uko rero nuko twari dushobojwe, twari tuvuze reka tukugereho ubushobozi buke Imana yaduhaye. Noneho ubwo nitubona abandi bantu badufasha badutera inkunga, turaza gushyiraho wenda na nimero, hagize umuntu ugize icyo abona twahita tuza n'ubundi tukagaruka kugufasha. Cyane ko abantu bari kukubona hano ku mashusho bari kubona ko ari umubyeyi rwose ukeneye ubufasha. Rero ubushize nari naje n'ubundi nje kukureba nsanga udahari, ariko ibyo nari nzanye narabitumye manza barabikugejejeho. Ubwo buriye ntacyo bangejejeho. Nta byo kurya bakuzaniye ko ari byo nari nazanye.
ubwo nari ndi mu nzu bankingiranye. ariko umuntu nabihaye yarabizanye yambwiye ko yabikugejejeho sinzi buriya ndaza kongera mubaze ariko nasanze udahari wari wagiye. Oya nta kintu nabona ngo nguhakanire ko nakibona. Imana yambaye. Nzajya mbyizanira cyangwa ntume umuntu wo mu muryango wagira neza wigendera bizane kuko umuntu yambwiye ko akuzi ari bukuzanira ubwo rero byashoboka ko wenda yaba atarabizanye cyangwa utanabyibuka nabyo byashoboka. Ubwo rero twagira ngo tugukorere ubuvugizi tugiye kugenda ikimana izaduhereza tuzagaruka rwose. Ikimana izakora tuzagaruka rwose icyabazanye kizabakara cyane rwose. Imana yatuyoboye hano n'ubundi izatuyobora kuko ntabwo dutuye. Imana izabaha imbaraga mukabamura. Nk'uko mubyumvise rero abibibwiriye aho ni haryama rwose nta banga ririmo. Murabona ko rwose biteye ikibazo. Mureke dushyire hamwe tumufashe ubushobozi Uwiteka yaduhaye ntabwo twabura icyo dukora. Nk'uko mubireba ahangaha niho uyu mubyeyi atuye kandi ahangaha niho aryama rwose. Nk'inshuti n'abavandimwe mureke dufatanye turebe icyo twakora kugira ngo uyu mubyeyi tumushakire aho kuryama heza. Ndetse nk'uko mubireba no mu nzu hariho amabati yagiye ava iyo imvura iguye igirute iramunyagira. Mureke dufatanye rero nk'abanyamuryango bagira neza wigendere tumushakire uburyamo ndetse niyo ryabibati rimwe tukabasha kuribona tukamufasha. Ndizera ko murabibona ahangaha ni hatekera, murimo kubibona ahatekera ni naharyama. Ayo ni amashyiga, ubu ni uburyamiro. Reke dushyire hamwe rero turebe ko uyu mubyeyi twamufasha. Nk'uko Bibiliya ivuga ngo witse ubutunzi bwawe ahatagera ingese, ugire neza wigendere kuko utazi ineza uzayisanga. Twagiye mu soko tumuhahira uko ubushobozi bwacu bwari bungana kugira ngo turebe ko wenda iminsi yakwicuma ubu bwari ubushobozi bwacu. Ariko nawe ubaye hari icyo Imana yagushyize ku mutima nawe rwose waba umwe muri twebwe tukazajyayo noneho hari ikintu gifatika tumujyaniye. Ni ukuri uyu mubyeyi arababaye kandi akeneye ubufasha bwanjye nawe. Ni ukuri igihe nikigera tukajya kumusura nawe ntuzabure ahubwo nawe uzifatanye natwe nk'ubushobozi bwawe tumusure wenda abone ko hari icyo twakoze kandi twahinduye. Mwakoze rero kudukurikira. Turashyira nimero hasi mu kiganiro uzifuza kudusapotinga azadusapotinge mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se uburyo bufatika. Murabona n'ahantu atuye n'ahantu mu cyaro rwose nta modoka zikunda kuhagera ni moto. Imibereho iragoye. Mwakoze kudukurikira mukore subscribe mukande share mukore na like kugira ngo iyi YouTube ikomeze kugenda igera ku bababaye ndetse igire n'uruhare runini cyane mu kwita ku bantu bwose bafite imibereho mubona ko itari myiza. Ciao, Imana ikomeze kubarinda. Gira neza wigendere n'ufasha yafashwa. Uwiteka akomeze kubagirira neza.